mu gihe isi yose iteze amaso i Vatikani, aho abakaridinali 133 bari mu matora yo gutora papa mushya. Benshi bibaza uko aya matora yihariye ya Kiliziya Gatolika ategurwa kandi agakorwa mu ibanga rikomeye. Dore uko bigenda intambwe ku yindi. Sede vacante. Amatora ya papa aba igihe Kiliziya Gatolika isigaye idafite umushumba mukuru. Ibi bibaho iyo papa apfuye cyangwa yeguye ku nshingano. Kugeza hatowe undi, Kiliziya iba iri mu bihe byiswe sede vacante. Intebe y'ubushumba iri mu busa, bikajyana no gufungana inshingano zose papa yari afite. Conclave. Nyuma y'imihango ya misa isaba ubuyobozi bushya, abakaridinali bari munsi y'imyaka 80 bose bateranira muri Chapelle Sistine, ahantu hatagatifu kandi harinzwe cyane. Niho bakorera amatora mu buryo bw'amarenga n'ituze ryuzuye. Muri iki cyumba niho hatangirwa gahunda y'amatora izwi nka conclave, bivuze kuba bafungiye hamwe. Muri iki cyumba ntibaba bemerewe kuvugana n'abantu bo hanze, gukoresha telefone, interineti cyangwa izindi ngufu z'itumanaho. Uko itora rikorwa. Amatora akorwa mu ibanga rikomeye. Buri karidinali yuzuza urupapuro rwanditseho izina ry'umukandida yifuza ko yaba papa, akarushyira ku rutambiro, maze bamara gutora papa mushya, impapuro zose zirakusanywa bakazitwika kugira ngo hatazagira amakuru asigara cyangwa ibimenyetso. Umunsi umwe ushobora kugira amatora 4, 2 mu gitondo n'2 ku gicamunsi. Iyo hatabonetse amajwi 2 kuri 3, amatora arakomeza. Uwatowe agomba kuba yemera inshingano n'izina azakoresha nka papa mushya. Umwotsi, ikimenyetso cy'amatora. Nyuma ya buri tora, hejuru ku gasongero ka Sistine Chapelle haturuka umwotsi usohoka hejuru. Iyo hasohotse umwotsi w'umukara, fumata nera, biba bisobanuye yuko hataraboneka papa, nta papa watowe. Iyo hasohotse umwotsi w'umweru, fumata bianca, biba bisobanuye yuko hatowe papa mushya. Ubu buryo bwashyizweho kugira ngo abari hanze bamenye uko amatora yifashe, dore ko uburyo bw'itumanaho buhagarikwa burundu kuri ba bakaridinali baba bari mu matora. Habemus papam. Iyo hatowe papa mushya, yemera inshingano, yambara imyenda yera ndetse agatangaza izina rishya azakoresha. Nyuma y'iminota mike, umwe mu bakaridinali asohoka ku idirishya ryo hejuru kuri bazilika ya Mutagatifu Petero, akavuga amagambo agira ati, Habemus papam, dufite papa. Papa mushya arasohoka, agaha umugisha w'amahoro n'impuhwe imbaga y'abakristu baba bateraniye ku rubuga rw'i Vatikani ndetse no ku isi yose. Ubutumwa bukomeye bw'aya matora. Amatora ya papa si ukwitorera umuyobozi gusa, ni ishusho y'ukwemera ubwiyunge n'ubutumwa Kiliziya iba igiye gukomeza gutanga ku isi. Mu gihe dutegereje umwotsi w'umweru, isi yose ifite amatsiko y'uzasimbura Papa Francis, ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru amaze imyaka irenga 12 ayoboye Kiliziya Gatolika. Nimukande subscribe. Njye wabateguriye iki kiganiro yari ni Kenny Vibes. Mukande subscribe kuri Rwanda News and Entertainment, tujye tubana buri munsi. Murakoze.